ikibazo cya omega navuze ko ntazakigarukaho nizere ko rwanya ukimfashije buriya ubwa mbere bwo hari ikinyamakuru cyatangaje ko ngo omega ngo Kongo igiye kumwohereza ndavuga nti nshingiye ku makuru kagoma zanjye zahagaze ku murambo we zampaye ntabwo muri bumubone nimuramuka mumubonye ndamera nk'umuntu wakwirakwije ibihuha nijyana Libye afata ifunge bisubiyemo omega yaramotse muri gasopa bahaye Tshisekedi nyuma y'ibyo yatangaje byo kudashaka gufata inshingano no gukemura iki kibazo AFC gukemura ikibazo aho kiri bishatse kuvuga iki no kutaba intambara se mubeshye ikibazo aho kiri kuri Tshisekedi kuko niwe wavuyeho biganiro uwo niwe kibazo n'ukize Kongo yose mu bibazo kugisanga aho kiri rero ikibazo ni Tshisekedi uri Kinshasa nuko umusanga Kinshasa bakamwica amahoro y'Imana bane namwe mukunda wa National Radio Diaspora Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda turi kumwe na Innocent Habumugisha n'umusesenguzi wacu tubana umunsi ku munsi Innocent nizere kumeze neza nizere ko uyu munsi wirirwanye amahoro y'Imana ni byiza cyane kuba turi kumwe tugiye kuganira uyu munsi kucyumva ko nire ngo amahoro y'Imana kandi nyahorana ndayahorana ntabwo nirwa nayo ndayahorana amahirwe y'Imana n'amahoro y'Imana bibana na Innocent buri munsi ku wundi ndagusuhuje cyane suhuje abakunzi ba One Nation aho baherereye hose ntabwo nzongera kujya mpavuga ko n'ubusa ari kure cyane ariko nshimira n'aba diaspora bakomeje gukanda akanyenyeri nyaboneke ntimwibagirwe mukomereza aho ngaho aba diaspora bakomereza aho ngaho bakomeze bakugire mwiza mbashe kohereza kagoma zinywa benzine kandi na benzine nampenda cyane ni byinshi bifite byo kuganira nawe ni byinshi byo gusesengura mu kanya ikiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Goma muri Serena Hotel ubuyobozi bwa AFC M23 bwari bukiyoboye butangaza byinshi hari byinshi bafite byo kuvuga no kubwira abaturage mu bice babohoye arabibonye ko banashyizeho ingengabihe abanyeshuri bagomba gukurikiza bajya kwiga mu bice babohoye n'integanyanyigisho ariko icyo impamvu nkivuze nuko tutari bukigarukaho cyangwa tunagitindeho ni gatoya ni ikiganiro kibaye nyuma y'uko Tshisekedi we yivugiye ko rwose ibintu by'ibiganiro bya Doha ndetse bya Washington abivuyemo muri iki kiganiro mu gifaransa cyiza rwose Colonel Nanga umuyobozi wa AFC M23 ati si Tshisekedi ne veut pas de dialogue si Tshisekedi ne veut pas de dialogue niba Tshisekedi adashaka ibiganiro nous les Congolais allons dialoguer sans lui twebwe abakongomani tuzakomeza kuganira adahari parce que c'est lui le problème kubera ko niwe kibazo niwe tufata nk'ikibazo ubundi kuki Tshisekedi ashobora gufata umwanzuro wo kuvuga ko yivanye mu biganiro to begin with urakoze cyane Tshisekedi yigaramye biriya biganiro kandi urabona ko ni ibiganiro byari bimaze gufata intera ni ibiganiro bimaze iminsi biba ariko kuba yabyigaramye buriya gihe navuga ngo nta n'ibintu bintangaje cyane birimo impamvu nta bitangaje birimo kuva ibi biganiro byatangira sinari nakumva komenti ye yatumagaho intumwa zihagarariye leta ariko mu ruhame sinari numva ahagarara ngo avuge ngo hari kuba ibiganiro bimeze gutya bigamije ibi n'ibi yari yameze nk'umuntu wicecekeye kandi ikindi kidatangaje ni uko n'ubundi n'ubwo ibiganiro byabaga intumwa zagiyeyo hari ibikorwa bya hato na hato leta ye yagumye gukora bigaragaza ko nyamara ibi biganiro bitazagera ku musaruro hari ukongera ingabo mu bice agifite hari ukongera ingabo cyane mu buryo bukabije hafi y'ahari ibirindiro bya za M23 aho atekereza ko ashobora kuba intambara za kabutindi hari ukuzana abandi bacanshuro ibyo byose byagaragaza ko ashobora kuzabigarika. Nanga yavuze ko Tshisekedi ntashaka amahoro kubera ko yagiye aviola Seserofe
yabaye nk'uko wari ubivuze mu kanya. Ibyo wari uvuze nibyo, ariko reka mbishimangire n'imibare ku byo yavuze. Yavuze ati imibare dufite ubu ngubu, Tshisekedi yohereje abantu barenga ibihumbi 12 mu misozi ya Uvira boherejwe na Tshisekedi, barimo FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'Uburundi ndetse n'imbonerakure. Biragaragara tugendeye ku mibare ko n'ubundi bivugwa n'ibikorwa ni ibintu bitandukanye. Yego. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ibibazo biri muri Kongo ngiye mbona birenze ubushobozi bwa Tshisekedi. Impamvu ni icya mbere cyo buragiye hose nawe mbyitirira pe, hari aho ni umwere, kuko yaje ku butegetsi ibibazo byinshi abihasanga. Yaje ku butegetsi FDLR iriho, yaje ku butegetsi FDLR isanzwe ikorana na FARDC, yaje ku butegetsi M23 yarigeze kurwana igasubira inyuma, igatsindwa igasubizwa inyuma. Yaje ku butegetsi Kongo ifite imitwe irenga 150 y'iterabwoba cyangwa se y'inyeshyamba, ubivanze byose, kuko harimo y'iterabwoba isanzwe, harimo n'iy'inyeshyamba nyinshi. Ibyo ni ibintu bizwi, ntabwo ari inose ubivuga, ngira ngo rekodi zirahari zabyo. So ibyo byose rero yarebye we, yaje ibyo bibazo bisangaho ntacyo yakemura, ahubwo giye mubona mwiki. Icya mbere cyo buriya Perezida Tshisekedi ni umuntu utarabayeho nabi. Ibyo umuntu wese yavuga, ari mu baperezida bo muri Afurika bakuriye mu miryango yifashije. Wabayeho nabi ni se kugira ngo mushakire ubuzima. Na se ntabwo yabayeho nabi cyane, kuko se nawe yagize aragafata. Ako mu ntangiriro z'ubuzima ntabwo byari bimeze neza. So Tshisekedi we yavutse ise n'umuntu ari umuntu ukomeye, ari umuntu ukomeye ufite amafaranga, kuko yabaye na prime minister. Yego. Urumva rero Tshisekedi ntabwo yigeze arara ku musambi. Tshisekedi ntabwo yigeze aba mu nkambi y'impunzi. Tshisekedi ntabwo yigeze arya impungure, ntazizi. Ni umuntu w'umutesi. Njyewe rero icyo mubonamo nshingiye kuri wa butesi bwe, ni umuntu wumvaga ko agomba gukorera se mu ngata, kuko se yaharaniye cyane kuba perezida wa Kongo, ariko ntibyamukundira. Ni umuntu wakuze yumva ko agomba, ni ishyaka rya se yahagazeho n'ubundi, ni iryo itiki yatambukije. So ise kuba yarapfuye, Tshisekedi akaba perezida, n'irya zina rya se n'ubundi yagize gute, yazamuriye idarapo. Ngero nkabona ko n'ubundi we ari kubara mu mibare, akavuga ati n'ubundi manda yanjye bari imyaka ingahe? 5. Yongerwa. Manda ya mbere yarayiriye arayimara, ari kuri iya kabiri. Ashobora kuvuga ati n'ubundi njye sinabayeho nabi, n'ubundi naje yari umudepite mbere yo kuba perezida, muri iyi myaka mbaye perezida nikuriyemo igishoro cyanjye, reka njye kwirira yanjye muri pansiyo yanjye, ntuzi ibibazo by'abakongomani bibarekere. Ni ukuvuga ngo icyo arimo gukora ku bakongomani bagomba kumva neza, agiye kubaraga umurage. Hariya ngo urubanza rwaraniye so ararukuraga. Agiye gufata ibibazo byamunaniye abisiga birasa abakongomani. Njye nicyo mbonamo, kuko M23 nayo aho igeze ntabwo ifite kapasite yo kugumya kurwana nawe uko yiboneye, kuko buriya ari mu bantu barwanya intambara y'amagambo ya diplomasi, navuga ngo ifite aho yatsindiye M23 ku rwego rwo hejuru. Ubu M23 ikintu izira uyu munsi ntabwo ari uko idafite ingufu zo kurwana, ahubwo irazira na diplomasi. Tshisekedi yagiye abacomeka mu bindi bihugu, bituma bagenda gake. Ari umuhanga muri diplomasi, cyangwa nuko afite ibyo atanga muri za lobbying n'ibindi. Icyo ni kimwe, ariko byanga bikunda buriya Legacy uba ari umuhanga, aba afite abatekinisiye b'abahanga. Uriya mugore Therese, uyu nukurikira ibiganiro bye, ni umuhanga na negociation akora. Umuntu si yo manda ya mbere ari nka minisitiri. Ngaho ibaza umuntu umaze imyaka 3 ku minisitiri, akaba yaragiye gukora mu ntoki za Trump. Abantu babaye abaminisitiri muri Afurika cyangwa muri Afurika no ku isi b'ububanyi n'amahanga, barinze bava bamaze imyaka 10-15 batarakora mu ntoki za perezida wa Amerika. Yose gukora muri perezida za Amerika ziri mu ntsinzi diplomatique umuntu akwiriye guhigira mbere yo kujya ku butegetsi. Ariko iba ari intsinzi. Burya iba ari intsinzi ikomeye. Ikindi cya kabiri, nushaka gufata n'abaminisitiri b'intebe bo mu Rwanda babayeho, b'ububanyi n'amahanga, rero ngo ni bangahe bagiye muri White House wenda nyakubahwa perezida babahaye ubutumwa bajyana, bakagenda bakagerayo bakamukora mu ntoki bagataha. Biterwa n'ibihe. Ibihe bake cyane byo nkubwira. Icyo ndi kubwira rero kuri uriya mudamu, ni umutekinisiye mwiza.
ibyo ni umutekinisiye mwiza. umutekinisiye mwiza tujye tubyemera dusasa inzoga. So rero icyo navuga ngo Gisekedi afite abatekinisiye ku bijyanye na diporomasi yarangije. Hari ibihugu byo mu karere yangije burundu, bimwe byamburwa n'inkunga, sinirwa mbivuga. Hari n'abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe yagiye asebya yangije, kandi ni mu buryo bwo kuvuga, baterwa icyizere. Iyo niyo diporomasi Gisekedi yatsinze. Uyu munsi M23 iri kurwana n'ibintu bitatu. Iri kurwana no kurinda ibice ifite, kuko narwo ni urugamba rutoroshye. Niyo mpamvu ubona yatangiye kuzana abapolisi. Za Masisi, za Kibumba, habaye FDLR, yarindira ikomeye ya FDLR, ntabwo zashizemo, bagomba kuharinda. Kandi bearing in mind ko Gisekedi ataryamye, agomba guhaguruka kurwana bundi bushyashya urundi rugamba akisubiza iriya migi, nabyo bagomba guhora bacungana nabyo. Bivuze ngo nabo bagomba kubaka igisirikare cya kinyamwuga. Singoye kuri kurwana n'ibintu bitatu. Icya gatatu, iri kurwana na diplomasi Gisekedi yakinnye, uburyo yayisobanuye, uburyo nawe yabangije, ku buryo mpamya ko bari abantu bo muri M23 ntashidikanya ni abantu bafite kozi barwanira yumvikana pe, shingiye uko bayisobanura, kuko babujijwe uburenganzira, uko FDL yagiye bica, bokejwe n'amapine, abahungiye mu Rwanda, bafite kozi zumvikana ziri clear. Aho kubona batagira ku ntego yabo, nuko Gisekedi nawe hari ahantu abagenda agashyiramo twa rugondende. Urugamba rwa kane rero nanavuze kitari ko nzigire nye nibutsa urundi, umubare w'abasirikare Gisekedi afite uyu munsi, recruitment yakoze bwa nyuma, akongeraho Barundi, n'Abarundi baracyakora recruitment nshyashya, hakongeraho FDLR nazo zikora recruitment, hakiyongeraho abacanshuro, umaze kuba munini cyane ku buryo niba batazi kurwana ntabwo intare za Sarambwe zabisukira uko ziboneye. Ubwabyo gusa muri Buvira haravuga 300,000. Ubwo urumva kugira ngo intare za Sarambwe zize kurwana Buvira zikeneye abasirikare barenze 300,000. Urumva icyo bivuga. Hakiyongeraho ya diplomasi twavuze. Kandi Gisekedi nawe afite inshuti. Nubwo M23 ifite kozi yumvikana, ariko nawe afite aho ajya gukomanga bakumva, agira mu Bubiligi akabwira Ababiligi ati ibintu bimeze gutya bakumva. Ababiligi bagakoresha influence yabo ku mugabane w'Uburayi, bafite influence, wenda bakavugisha Ubufaransa, bakavugisha nde, abantu bakagwa muri cya gihirahiro. Ariko ibyo byose bijyana igihombo, biteye igihombo abasivile ko nibo bapfa, nibo bata imitungo yabo, nibo barara biruka bakabura abana nabo bagapfa, abana bakarwanira mu mashyamba n'ibindi. Yego, ibyo uvuga byo birumvikana, ariko igihari ni uko urebeye ton cyangwa ijwi M23 ari kuvugiramo nyuma y'uko Tshisekedi atangaje biriya yatangaje, abantu baravuga bati iyi jwi rifite ikindi kintu bivuze. Tshisekedi ntashaka intambara, baravuga ati Tshisekedi ne veut pas la paix, Tshisekedi ne veut pas la paix, c'est lui qui bloque tout. Tshisekedi ntashaka amahoro, Tshisekedi niwe ukupa byose, ibintu byose bavuga ibintu byo kubeshya. Ibi bintu biri gutanga ubutumwa, kiravuga uti Uvira hari abantu barenga 300,000 bafite Uburundi, bafite iki nk'urugero Minembwe ukuntu iri kuraswa n'ibindi bice bitandukanye, bari abavandimwe b'Abanyamulenge bari kwicwa, ni madrone ari guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi gufata ibibuga by'indege bya Goma ndetse na Kavumu, byari ukubuza ingabo za leta kubona hano zihagurukira ziza kurasa, ariko bafite Uburundi. Iyi ntambara yo iraza kumera ite? Ubutumwa bari gutanga bwerekana nkaho hari nyirantarengwa bari gutanga, byo biraza kurangira bite? Bari kwerekana ko Tshisekedi adashaka amahoro? Ni abagabo bari gutanga kugira ngo isi ibibone zibagirire impuhwe, cyangwa hari gahunda zindi ziri gutegurwa ugendeye kuri za Kagoma zawe icyo zikubwira? Icyo Kagoma zigaragaza cyo, hari ibintu biri gutegurwa bikomeye cyane, kandi bitari byiza muri rusange mu karere kacu. Wenda si nibo bisobanura byose, kuko hari ibyo Kagoma zitari zampa neza, ariko reka nsobanure ibyo mbona n'amaso yanjye. Kuba ubona leta ya Kongo FARDC ifatanyije n'Abarundi na FDLR bagenda bakajya ahantu hari abasivile bari vulnerable, bari mu kaga, mu Minembwe nk'uko wari bivuze, bakahagota bakabasukwaho umuriro, ntacyo bitayeho. Icyo ni ikibazo gikomeye. Kuba drone zihagurukira ku butaka bw'ikindi gihugu zikajya kwica abasivile b'ikindi gihugu, drone zihagurukiye i Burundi zigiye kwica Abanyamulenge muri Kongo,
ni ikibazo gikomeye gikeneye no gushakirwa umuti. Hari abanyamurenge benshi bavuga ariko ijyana ku isi barakomeye, nibahaguruke bagaragaze ibibazo byabo ahantu hose, bakomanga ahantu hose, batabariza abantu bari hariya. Noneho icya kabiri rero kirenzeho, Tshisekedi ibiganiro arabyigaritse, kandi ntayobewe ko hari abasirikare be bakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDL bari mu Minembwe bari kwica abakongomani b'abanyamurenge babaziza ko ari abatutsi, nta kindi bari kuzira. Ntabwo abatutsi bari mu Minembwe aribo bari kurwana ku rugamba na FARDC, ni urwango kubera uko Imana yabaremye aba ari bo. Ibi rero nabyo ubwabyo nakubwira ngo ntihari buze kubura igihugu gishobora kuvuga giti ariko ibi bijemo n'agasuzuguro, tujye gutabara aba basivili cyo mu karere. Urumva atari kakavuye ko mu karere nakubwira kaba kavutse. Noneho ikindi Tshisekedi kwigarika biriya biganiro, yaratsinzwe i Goma, agatsindwa izuba riva akabona uko bigenze, agatsindwa i Bukavu, agatsindwa Bunagana, ariko akaba nanjye avuga ati ibyo biganiro mureke twesurane. Hari ikindi cyizere yagize ahantu, hari undi muntu wamwijeje ikintu. So Tshisekedi yari ari mu biganiro wenda ameze nk'umuntu uri gustoringa, uri kubura umwanya kugira ngo yitegure iki kintu ari kwitegura. Njye mbona Tshisekedi ataragiye muri biganiro nk'umuntu ubishaka, ari nk'umuntu wagiye aseta ibirenge akuruwe, bamubwira ati ngwino, cyangwa nabo bari kumwe nawe yikisha yasabamuye yanabira ati bose nta kundi byagenda, dore twasebye genda ujyeyo. Byari ukugura iminota, ntabwo ari ukugura iminota, kuko urabona ibyo Tshisekedi yari yizeye byose byabaye imfabusa. Yari yizeye ko SADC irimo Tanzania, South Africa na Malawi n'abarundi bahari na FDLR, ntabwo yashidikanya ko ari gutsinda urugamba rukiri za Bunagana za Masisi, yabonaga ari ibintu byoroshye. Agiye kubona yicuye umujyi wa Goma urimo SADC ibihumbi, urimo FDLR zihaye byose ikeneye zose, urimo abarundi, urimo abasirikare be, urimo na bya bihunyira byo mu mutwe udasanzwe we, n'abacansho muri Romania. Abona umujyi utwawe nk'uko waca umwembe hariye muri iriya myembe. Rero gutwara umujyi nka Goma urimo abasirikare 100,000, urimo ibikoresho amadrone, urimo Sukhoi, ngiye nibwo ngo numvise indege ya Sukhoi kuva navuka. Biriya byose ni ibintu byagaragaje turi gushidikanyaho ko yahise abona ko M23 ifite ingufu zikomeye, ifite izindi mbaga atatekerezaga. Akishidikanya anavuga ati reka tuba tugiye Bukavu, tuba tubatije Goma mu minsi mike, ndashyiramo diplomasi n'izi ngabo zose ziyorganize zisubireyo, na Bukavu arayimutwara. Ngira ngo niho yayamanekera avuga ati none ndabona ibintu bikomeye, reka ajye kwicara ku meza n'abantu tuganire. Aricyo nakubwira ngo yagiye mu mishyikirano atabishaka, seta ibirenge. Nubwo yagiyemo atabishaka rero yari yabuze uko abivuga, noneho yatoboye arabivuga. Gusa icyo nabonye yakoze bivuze mu kinyabupfura, kuko yavuze ati ibiganiro si byo bizazana amahoro twayishakiye hagati yacu. Yirinze kuvuga ngo amahoro azava mu kumenya ku Rwanda, iryo jambo ntaryo yavuze. Iki kintu cyo yizeye gishyashya usesengura abona ari iki? Ni Ububiligi buri gutanga none intwaro z'imbaraga, ni SADC yongera gota ica mu Burundi none izana imbaraga zitandukanye n'iza mbere, ni abasirikare be noneho bavuze bati tugiye kurwana urugamba kugeza ku musirikare wa nyuma. Ni iyi minsi yo Jean Pierre Bemba yavuze ngo hari abasirikare bengi 21 bagenda bava muri buri ntara baze tubarushe umubare. Ni iki cyafite mu bubiko? Niyo ntara ziritse amaze kuzitora? Ikibazo ubajije nakubwira ngo kiragoyemo gakeya, gusa ari kubivuga na confidence, afite ikintu gusa confidence afite. Confidence mu Kinyarwanda wenda ku batarize Icyongereza nka mucambuzi, confidence ni icyizere. Ntabwo rero wajya gukora ibintu nka biriya wari wabonye isasu byavugiye i Goma byaravuzaga ubuhuha, ibyavugiye Bukavu byavugiye za Kavumu, ngo ujye kwigira karakajya udafite ikintu wizeye. Ikintu wizeye cyo kirahari. Nakubwiye ngo afite inshuti, uriya n'umuperezida ufite igihugu gikize, gifite amabuye y'agaciro, gifite imiti by'isi n'ibiki byose, ntabwo yabura imbunda ashaka. So birashoboka ko rero igisirikare cye cyaba cyamubwiye giti noneho tumaze kwitoza neza boss, imbunda zirahari, tumaze no kuba benshi. Nkuko waravuze ngo Jean Pierre Bemba ngo bakure mu zindi ntara babe benshi, tubaye benshi dufite imbunda. Okay, icyo ni kimwe. Icya kabiri hakazamo n'ibindi bihugu bishobora kumubwira turagufasha, ariko Ububiligi ntabwo bushobora kereka basaze.
ntabwo bashobora kwiyangaja ngo bagiye mu rugamba n'intare za Saramu uko bibone batabyiteguye. Kandi Ububirigi kubizamo ntabwo aba bazungu intambara turwana muri Afurika ntabwo babasha kuzirwana, ntiyazamuka iyi misozi, ntiyarya impungure, urumva ntibarwana gorira mu yandi magambo, ntiyakwirirwa kuri iri zuba ngo aze kurara mu mbeho, hariyongeraho n'isasu bivuza ubuhuha, atari bubone aho yivuza igihe arwariye malariya imibu yamuriye cyangwa utundi dukoko two mu ishyamba ko tumurya n'iki n'ibindi byose, ntabwo baresista. Icyo Ububirigi gishobora gukorera Kongo, cyane ko Ububirigi bwasahuye Kongo cyane, bufite amafaranga menshi, bashobora kujya baha ibikoresho bya gisirikare, ariko ibyo bikoresho nabyo biha umuntu ubasha kubikoresha. Kongo se igeze irekarama ko idafite ibikoresho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, intege Kongo yerekanye ubuke bw'ibikoresho. Ibikoresho byo barafite kubera bafite na Sukhoi. Icya kabiri cyane nkubwiye ko Ububirigi butakwisharije hariya. Igishobora gushoboka no kubabwira ati mu boosting igisirikare cyanyu, mu gihe intwaro, mu gihe amafaranga, mu mishahara, mubagire morale ku rugamba, barye neza, turebe ko byazavamo. Nicyo ntekereza kuko nta yindi formulaire yarenga izo bakoresheje Goma. Hanyuma utekereza ko baramutse bagarutse muri ya riposte vigoureuse et coordonnée yo kongera kwisubiza ibice bafashe, bahora bavuga ikibazo n'u Rwanda, bavuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda, bageze ku mupaka wa Rusizi bakagera no ku mupaka wa Rubavu, utekereza ko bagarukira aho ngaho babanze gukuramo Goma na Bukavu bazisubije na biriya bice bindi M23 itsinzwe, cyangwa n'ubundi gahunda iracyari yayindi byaba ari ugutera u Rwanda? Urumva byanga bikunda bisubije Goma mu ntambara, hatabayeho indi mishyikirano, byanga bikunda n'ubundi byaganisha ku ntambara yo gutera u Rwanda. Ubwo n'ubundi wumva ko perezida w'Uburundi wumvise ko ataranyurwa, aracyagarura mu kanwa k'ibintu byo gutera u Rwanda, abivuze inshuro nyinshi. Rero urumva ko byanga bikunda baramutse barwanya bagasubira i Goma, niba Bukavu bakahigarurira, bibaye ari bishobotse M23 ikavamo, umugambi bawukomeza, ntabwo bawuvamo. Kuko n'ubundi kugeza amagingo yawiga ko hari amasezerano yasinywe i Washington DC imbere ya Perezida Trump y'ubwubahane hagati y'u Rwanda na Kongo. Kandi mu byo basinyiye mu by'ukuri mbona agiye kugitenya, mbona u Rwanda rutabazwa ibintu byinshi, kuko u Rwanda ibyo bibazwa ntabwo bigoye kuri gihe ariko u Rwanda rurabazwa facilitating ziriya mpunzi gutaha, Kongo irabazwa gusenya FDLR, ikintu idakozwa. Urumva rero Kongo nibazwa ibikomeye ko FDLR ziri no mu shyamba, ziri mu gisirikare cyabo. Naho ubundi u Rwanda ibyo busabwa byo ni iminota 2 rwabikora cyane. AFC yasezeranyije ko igomba kusanga ikibazo aho kiri ikakihazimiriza, muri gasopa bahaye Tshisekedi nyuma y'ibyo yatangaje byo kudashaka gufata inshingano no gukemura iki kibazo. AFC gukemura ikibazo aho kiri bishatse kuvuga ikintu kutaba intambara. Se ngubeshye, ikibazo aho kiri kuri Tshisekedi kuko niwe wavuyeho biganiro, uwo niwe kibazo n'ukize Kongo yose mu bibazo. Kugisanga aho kiri ari ikibazo, ikibazo n'Tshisekedi uri Kinshasa, nuko umusanga Kinshasa bakamwica. Njye niko mbyumva. Ubwo baravuga ko AFC itigeze hitamo intambara kandi iri kwamagana ibikorwa by'iterabwoba bari kugaba ku baturage, cyane cyane ahantu hatuwe n'abantu benshi. Bakavuga ko ikibazo gihari rwose ari uko abantu benshi bari kuva mu byabo kandi bari kuva n'ubundi abantu bafite ubuzima buri mu kaga. Bakavuga ko ariko bari gusobanura izi krize zihari, bameze nk'aho bari kwerekana ibibazo bihari. Dushobora kubona intambara imeze nk'iyo twabonye Goma muri iyi minsi ya vuba, cyangwa dushobora kuza kubona izi nzego zikomeye zirimo Amerika zigambye ko zagaruye amahoro muri ibi bice, zongera kuza zikavuga ziti mukeneye kuganira kugira ngo ibibazo bikemuke. Intambara iraza kuba, kandi intambara iza kuba iraza kuba irutiye abayigoma. Korega buri Goma abantu bari bagisinzira bataricura, hari amasasu y'Igoma na ziriya bombe, hari abantu byatumye abantu bamwe bicura, hari abantu bicuye na Tshisekedi arimo. Tshisekedi yaricuye buriya. So intambara rero ntekereza ko ishobora kuzongera kuba urugamba rutaha. Urabona ko intare za Sarambwe zijya kurwana Igoma n'ibintu zari zateguye cyane, zarabipanze kuko impamvu uvuga ko zari zabipanze, iyo urebye uburyo zarwanye zigota umujyi, zirawufunga,
zisiga gusa ku mupaka w'u Rwanda na Congo aho abasivili bari bwambukire. Inyuma za Sake za Minova zirafunga bye, zimekinga ashobora ko nta FDLR isigayemo, ko nta FARDC isigayemo, nta wazalendo isigayemo, arizo zihibereye. Zifunga ikiyaga cya Kivu, zifunga ikirere, nta ndege ishobora kuhakandagira. N'uyu munsi ikimaze amezi 5 ikibuga hari, zisigira gusa abasivili n'abasirikare bashaka gutaha bari bunyure. Nagakwerera ariko yaranyuze ataha. Rero ntabwo FARDC ishobora kuzongera gukora ikosa nka ririya yo kongera gufungirwa mu mujyi ngo bishoboke. Nayo yarakangutse. Nayo ubu ngubu yarakangutse. Hanyuma ibyo bireka tube tubiretse. Mu ijambo rivugwa havugwamo cyane FDLR naryo riragaruka. Kuri ubu ngubu FDLR yo nyuma y'intambara ya Goma, nyuma y'uko arashwe ari abafashwe bagakorera bavuze kuri ubu ntabwo turamenya amahwe mu gisirikare bavuga ngo ni whereabouts. No mu cyongereza barabivuga, ntabwo tuzi ahari, ntabwo tuzi. Ari mu Rwanda twamubonye se hinjira. Ndavuga Omega. Omega havuzwe byinshi kuri be, ubwo na Barinda arabivuze ati je ninjiye no mu nta kintu sinamubona, sinabona n'umurambo we, tuza kumva ngo hari umuntu ngo bari bwohereze mu Rwanda, abantu bagira ngo ni Omega, ntiyaba Omega. Ejo bundi nkubito yarabivuze, ari rubavuga kuri ba Omega, avuga ati ba Omega nibatahe rwose bareke kuva mu mashyamba, batazapfa nabi bapfiriye iyo ngiyo mu mashyamba. Kuri ubu ngubu FDLR cyari force leta Kinshasa yakizera ikirinda ikavuga ati aba bantu bamfasha ku rugamba, kuko mu minsi ishize koko barabiringiye mu buryo bugaragara. Ikibazo cya Omega navuze ko ntazakigarukaho, nizere ko rwanya ukimfashije. Buriya ubwa mbere bwo hari ikinyamakuru cyatangaje ko ngo Omega ngo Kongo igiye kumwohereza. Ndavuga nti nshingiye ku makuru Kagoma zanjye zahagaze ku murambo we zampaye, ntabwo muri bumubone. Nimuramuka mumubonye ndamera nk'umuntu wakwirakwije ibihuha ndijyana Libye fata ifunge. Bisubiyemo. Omega yaramotse. Uriya Omega bavuga ni Omega wundi wabaga mu headquarters, ariko we ni na colonel niwe ukiriho. Omega general yaza kuba akiriho, uzi ukuntu ashakishwa, uzi ukuntu yarwanya urugamba, ntabwo yamara amezi 5 atarayigaragaza. Kandi ikindi cya kabiri, ruriya rugamba rwo muri Congo basobanura ko umuntu wagizemo uruhare kugira ngo na Goma itinde gufatwa ni Omega, kubera ukuntu yarwanya, ari inyeshyamba y'indwanya. Ntabwo rero yaba akiriho ngo bataratangira gukora utundi dushya agaba ibindi bitero. Icya gatatu kiruta byose, Omega ni umugome, ni umwicanyi mu mutwe we. Ntabwo yaba akiriho ngo ubwicanyi muri Congo buri kuvugwa navuga mu duce tumwe gusa, ariho hose baba bari kwica, ko niwe wagiye batoza kwica. Kuba rero n'abanyamurenge bafite agahenge ni uko yapfuye, atarapfuye nta gahenge baba bafite. Nicyo nakubwira. Abantu bibaza no kuri Omega mumwibagirwe, Omega ni mwamba. Ubwo ku buryo general nkubito yajya kuvuga ngo Omega nataha bizi kadahari, yaba ari strategist. Ibintu general nkubito afande yavuze, ibintu retired general Kabari yavuze bijya gusa. Bo bakoresheje imvugo yo kumugira inama. Afande Kabari nimba nibuka neza yaramubwiye ngo wize mu gutwara indege y'ubupilote, ntabwo uri umuntu winjije. Wize mu Misiri, wize mu Giriki, wize mu Faransa. Watashye kubona abagenzi bawe, amuha n'ingero harimo barwara kabije ba Jerome n'abandi n'abamurenze, amuhingira ati dore ngabo barahari kandi ntacyo bari gukora, nawe ngwino ukore. Ijambo yasubije ndumva urize, nzagaruka mu Rwanda rwo ntamutazo cyari. Umuntu ufite niyo myumvire ubwabyo abanaguye no kuganira nawe. Na Fande nejo bundi byavugaga nimba n'ufite ikiganiro cye, nawe ni nkaho yakamukebeye ati nyamara ayo mashyamba urimo ntacyo bimaze, ufite igihugu cyawe, ngwino. Nawe nyine ari kumva Fande we, ntabwo buriya ntabwo we yajya gutangaza ngo Omega yarapfuye, ko urwego rwabo rufite umuvugizi, kandi umuvugizi wabo wa RDF Afande Brigadier General Wivanga yasobanuye avuga ko amakuru ya Omega kigenzurwa, baracyayagenzura. Ngiye no Kagoma zanjye zamaze kuyabona naragenzuye naravuze ku rwego rwanjye, nabo bazayababwira, nabo bazayatubwira cyane. Ntabwo Omega ukuntu na rugamba rwa Goma rwagenze abaye ariho, urumva abaye ariho Kagoma zanjye zaribeshye imibare, zaribeshye mu gufata amafoto,
abaye ariho yaba ari ahantu hatatu, yaba ari either muri MONUSCO ariho yihishe kandi Igoma, nabonye muri MONUSCO intare za Sarangwe zihavovo ntabwo zirajyamo, zirinjira zirinjira ko zifite aho zigarukira. Eh. Ubuse ko ninjiye hano dukorera ibiganiro nari ninjiye mu mashambure nza ibintu birimo, uri wasanga harimo n'umwana w'umukobwa wiryamiye umaze mu minsi ibiri, hano se haba mushyiramo amashambure icyayi. Nyine sinzi ibirimo nibyo nkubwira. Kuba intare za Sarangwe rero zakwinjiza zikagarukira kuri resebusiyo zikaganira n'abasirikare kugera gusohoka, ntizizi gakabutimba ibitsemo, ntabwo zizi amabuye y'agaciro abitse. You understand? yego Ashobora kuba arimo hariya. Impamvu mvuga ko ashobora kuba arimo hariya urayizi? ntago nyize. Urebye ahantu yarwaniraga, ahantu yari kurwanira hariya kuri Turazantere mu kibaya hari ahasanzwe yakontoreraga, hariya bavuze indake Barinda yavuze yagiye. N'uburyo Kirimwami yapfuye atunguranye, kandi uzi ko Kirimwami akimara gupfa mu masaha makeya bahise batangaza ko nta nigeze zongera kugenda. Urabyumva neza ibyo? Bivuze ngo Omega no kuba yari kuva ku rugamba agaruka muri Goma, gusohoka muri Goma akoresha indege ntibyari bigishobotse. Abaye yarasohotse muri Goma yagiye n'inzira y'amazi mu basirikare bagiye Bukavu, akabungu bari i Burundi, cyangwa yageze i Burundi akajya mu kindi gihugu nka Tanzania cyangwa South Africa bakamucumbikira bagaceceka. Kuko uzi ko si ubwa mbere byabibayeho umuntu wabaye mu ngabo z'abicanyi ajya mu gihugu kikamucumbikira kigaceceka. Twarabibonye ku mugabo witwaga Mpiranye Prote wari koloneli wayobaga abajepe, wagiye muri Zimbabwe bakamuhimba n'irindi zina bakamwita Samba Ondumba, bakamuhiga Amerika agashyiraho $5,000,000 z'idolari ku muntu uzamubona, n'abamushyinguye ntibavuge, kugeza igihe abonekeye yitwa Samba Ondumba nyuma y'imyaka hafi 20. Birashoboka ko nabo bagenda bakamuhisha ahantu, icyo ni igishoboka. Ariko icyo nakubwiraga ndi kukubwira, kuva mu mujyi wa Goma logically ntabwo yaba yaragiye n'indege, yaba yaragiye n'inzira za panya agashakisha ahandi hantu ajya. Kandi ikintu cyari kimugoyemo ntabwo yari kuza mu Rwanda wumva ayo magambo yavuze, ahandi yari kujya hashoboka hari Uganda, avuye hariya buriya bice yarwaniraga mu buryo kujya Uganda byari kumushobokera, ariko ntiyari bugiye kuko imbere gatoya hari intare za Sarangwe zamunagana n'ahandi. Ikintu yashobora gukora gusa kwari kugaruka inyuma Igoma, Goma itarafatwa, agashaka inzira ari bunyuremo yerekeza ahandi hantu. Ariko amakuru Kagoma yanjye yampaye, kandi Kagoma yanjye iri mudahusha, igaragaza ko ubwo yari ari mu ndake drone yagiye ikamukubita ikamuca ikibuno, barangiza bakamufata bakamujyana mu bitaro by'abacanshuro, ariho yaguye nyuma yo kongera gutegwa igisasu n'umuntu utazwi aho yari aryamye, apfira aho ngaho. Kasete irarangiye. Murakoze. Murakoze cyane.